nyuma yo gufatwa n'ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika mu gitero kiremereye cyane cyo ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2023, Nicolas Maduro wayoboraga Venezuela yahise ajyanwa gufungirwa muri gereza iherereye mu mujyi wa New York ahitwa Brooklyn muri gereza MDC Metropolitan Detention Center. Ikaba gereza leta ifungiramo ibikomerezwa nk'abayobozi bigize B'iBYiNAni, abaherwe ndetse n'abasitari bakomeye muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Iyi gereza ni nayo ifungiyemo abasheshetafaranga bafite aho bahuriye na kesi za Jeffrey Epstein wacuruza gutwana duto tw'udukobwa ku baherwe ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu mu myaka hashize. Iyi gereza ni nayo ifungiyemo icyamamare Sean Combs cyangwa se PDD. Iyi gereza ifungiyemo hoza ari perezida wa Venezuela ndetse hakanabamo ibindi bikomerezwa bigiye bitandukanye. Ibyo ntabwo bitumiza muri gereza za mbere mu isi hose nziza zibamo imiyaga, ahubwo iri muri gereza za mbere mbi kurenza izindi zose kuri uyu mubumbe dutuye. Mu myaka myinshi yatambutse iyi gereza yiswe ikuzimu kubera ibihabera bihonyora ikiremwa muntu. Benshi mu banyamategeko bagiye batandukanye iyi gereza bayita ngo ni hell on earth, ni ikuzimu kuri mwisi. Ni gereza ivugwamo umwanda uri ku rwego rwo hejuru, havugamo umutekano muke hagati mu mfungwa ku kigero cy'uko zishobora gufatana zikarwana hagati yazo bikagera ubwo bicana nta gutabara kwabayeho. Ubyumve neza ko iyo ari yo gereza ya mbere muri iyi si aho imfungwa ishobora gufungirwa aha yonyine mu gihe cy'amezi, mu gihe mu zindi gereza ibiyo bikozwe bibaho mu gihe cy'icyumweru. Mu gufatwa, Perezida Nicolas Maduro wahoze uyobora Venezuela yafatanwe n'umugore we, bose babazana muri iyi gereza ariko ntibashyizwe hamwe. Umugabo afunze ukwe, undi nawe agafungirwa ahandi hantu runaka muri iyi gereza. Dukurikije amakuru y'ikinyamakuru CNN, Nicolas Maduro n'umugore we isibye ko bafungiye ahantu hatandukanye ariko muri gereza imwe nta nubwo bemerewe kubonana cyangwa kuvugana mu nzira zose byacamo. Muri iyi gereza havugamo ifatwa nabi ry'imfungwa ndetse n'amafunguro ngo bari make ndetse ateguye nabi bishoboka. Ni gereza irimo imfungwa zirenga 300 ndetse bamwe mu bigeze kuyifungirwamo nyuma bakaza kuganira n'ikinyamakuru CNN bavuga ko mu imbere ahoramo umwijima ukabije, haba harimo urusaku rwinshi ndetse n'umubyigano ku rwego rwo hejuru, kongeraho kwakorerwamo urugomo cyane cyane hanini bitewe n'uko iyi gereza yinjizwamo intwaro mu buryo butemewe bw'amanyanga kandi bw'ibanga, ku rwego rw'uko haba ari n'imfungwa zifite ibyuma na za pistoli mu imbere muri iyi gereza. Bivugwa ko buri kumba kose k'imfungwa muri iyi gereza kaba gakonje cyangwa karimo ubushyuhe burenze ubukabije ku kigero cy'uko imfungwa mu imbere gusinzira bihinduka ingorabahizi. Yego ntabwo ari ibintu bibaho cyane, ariko bibaho ko perezida w'igihugu ashobora gufatwa agafungwa kimwe nk'uko biba ku bandi baturage basanzwe b'igihugu. Ibi bishobora kuba kuri perezida niyo yaba akiri ku ntebe y'ubuyobozi, kuko na Nicolas Maduro yakuwe mu ngoro ye mu buriri bwe bwite yiryamiwe na madamu ku saha y'isa 9 z'ijoro. Abasirikare ba Trump bahita bamutambikana bigishyushye, none amaze kumenyera ikigori ndakurahi. Gusa hari abandi benshi abo bafungwa nyuma yo kuva ku ntebe isumba izindi mu gihugu, ariko nyine bibaho ko perezida yafungwa kandi agafungirwa muri gereza mbi ku kigero benshi byagora kwiyumvisha. Uyu munsi ndakubwira abaperezida bategeka ibihugu ariko bashyiriweho arrest warrant. Muri make bashinjwa ibyaha n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ndetse baciwe mu rwuho bafatwa bagafungwa bakaryozwa ibyaha bakoze. Ni abaperezida bari guhigwa bukware ndetse uwababona yemerewe kubafata akabafunga. Ibyo ndakubwira byose muri iki kiganiro bikubiye mu bushakashatsi bw'ikigo Justice Info rukurikirana ibijyanye n'abanyabyaha ndetse n'ibyaha mpuzamahanga. Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Mu masaha y'umugoroba ku isaha y'isa 12 zishyira isaa 1 z'ijoro ku wa kabiri tariki 21 z'ukwezi kwa karindwi 2023,
abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze zose. Meya wa New York Zoula Mamdan yashyize hanze amashusho yateye ikigango mu mitima ya benshi hirya no hino mu isi yose. Yatangaje amagambo akomeye ndetse avuga nta bwoba bafite imbere y'amaso y'abatuye isi yose, abahamiriza ko ari mu bikorwa byo kuzafata Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel, akamwambika amapingu, akamufunga, amuryoza ibyaha ashinjwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, International Criminal Court. Mu mashusho magufi yatumye anarebana yingwe n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagize ati Benjamin Netanyahu is a war criminal. Benjamin Netanyahu ni umunyabyaha w'intambara, apanga akanakora itsembabwoko cyangwa se jenoside ayikorera abanyepalestine. Uyu mugabo afite uruhare mu mfu z'abantu barenga 73,000 ndetse yanakomerekeje biremereye ibinyacumi by'ibihumbi by'abana, atuma bishwa mu buribwe bw'ibikomere byabo hamwe n'andi miti igabanya uburibwe bari kubasha kubona. Benjamin Netanyahu agaba ibitero biremereye ku mpinja. Tekereza umuntu urasa ku bitaro abagore babyariramo muri maternité, agatwara ubuzima bw'abana bato bakivuka, akabima amahirwe yo kubaho. Netanyahu yicishije abantu benshi inzara, bashiramo umwuka barapfa kubera ko yabahagarikiye inzira zacagamo ibiribwa ndetse nitambika ubutabazi bwabaga bwabohererejwe ngo batabare. Ni umugabo watanze itegeko ngo araswe byo kwica abakozi bo mu nzego z'ubutabazi ndetse n'abanyamakuru. Mu kwezi gushize umuryango w'abibumbye watanze raporo ko kugeza n'uyu munota abana b'abanyepalestine bakiri kuraswa ndetse bakicwa bikozwe n'ingabo za Israel, kandi ibyo byose biri kuba hitwa ngo hamaze amezi 8 y'intambara ya Israel muri Gaza iri mu gahenge k'imirwano. Birasa nkaho atigeze ahagarika ubwicanyi bwe, ahubwo aracyabukomeje. Ni mu gihe twebwe nk'abanyamerika tuba turi kwishyura imisoro aho kubaka igihugu, ikishyura ibisasu byo kujya gukora ubwo bwicanyi bwose. Iyi ni nayo mpamvu nyakuri urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwemeje neza ko uyu mugabo agomba gufungwa, bamushyiriraho arrest warrant ngo azafungwe. Twese nk'ibiremwamuntu imyaka n'imyaka twemeranya ko hari ibyaha biba ari ndengakamere ku kiremwamuntu ku kigero cy'uko wabikoze aba atagomba kwihanganirwa. Wari wese ufite amaso ubasha kureba ndetse unafite umutima wa umuntu akabona ibikorwa bya Netanyahu byanga bikunda, ahita abona ko umuntu nk'uyu akwiye kuba ari muri gereza, kuko ibi si ibintu. Nk'uko nabivuze mu kanya, nemeranya n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ko Benjamin Netanyahu agomba gufungwa akaryoza ibyaha bye byose ashinjwa nk'uko bigendekera abandi bose bashinjwa ibyaha n'uru rukiko mpuzamahanga. Ibiro byanjye, my administration cyangwa se abo dukorana, bagenzuye neza akantu ku kandi niba hakurikijwe itegeko n'ububasha dufite mu mujyi wa New York, niba dufite ububasha bwo gushyira mu ngiro impapuro z'urukiko mpuzamahanga ngo tube twafata Benjamin Netanyahu ngo tumufunge muri gereza zacu mu gihe yaba ari hano iwacu New York. Gusa twaje gusanga ubwo bubasha ntabwo dufite bwo gufata Benjamin Netanyahu utegeka leta ya Israel. Mwatwe ubwacu nk'umujyi wa New York ntabwo tubyemerewe, ariko igihugu kibifitiye ububasha, ariyo mpamvu turi kugisaba kumvira urukiko mpuzamahanga kikamufata agafungwa. Mu byumve neza ko nubwo bimeze bityo, ariko Benjamin Netanyahu ntabwo yemerewe gususunutsa amazuru mu mujyi wa New York kimwe nk'abandi bagizi ba nabi bose. Mu gihe twebwe ubwacu tudashobora guhagarika jenoside, ariko dushobora guhitamo ko guceceka kwacu gukoreshwa nk'intwaro yo gukomeza ubu bwicanyi, cyangwa se tugahitamo ko twakora uko dushoboye kose mu kurinda ikiremwamuntu n'agaciro kacyo. Iryo ni isezerano ryanjye kuri mwe. Hagati aho ariko hari ubwabo ufite mudasobwa ukoresha maze igashyuha byo kwatura nk'ipasi, ndetse birashoboka ko gukoresha mudasobwa wumva bikuvuna umugongo bitewe n'aho iteretse. Ibi byose birabangamye cyane, ariko ntibikiri ikibazo ukundi, kuko muri Prime Power Electronics twabatekerejeho tubazanira stand nziza z'imashini zigezweho kandi za gisirimu. Dufite laptop stand ziba zikoranye na fan ifasha mu kugabanya no kurinda ko imashini yawe yashyuha mu gihe uri kuyikoresha. Ni stand ushobora kuzamura ukanamanura ukazirebesha impande n'impande, ukabarebesha mudasobwa yawe aho ushaka hose bitagoranye, ndetse ukanayiringanisha ku kigero uyikoresha utavunika. Si izo gusa, kuko dufite n'udukapu twiza ndetse tw'udusirimu two gutwaramo mudasobwa byoroshye. Kuri we bigora gukoresha IBM, dufite udukoresho twiza tw'ama POS dufasha abacuruzi mu buryo bwihuse, kuko tujyamo IBM ndetse tugasohora lesa ako kanya. Ni henshi muri uru Rwanda ushobora kugurira mudasobwa, ariko muri Prime Power Electronics kuduhitamo ntabwo ari imashini gusa ubuguze, ahubwo bunasenya umubano wawe n'abatekinisi. Dufite imashini z'ubwoko bwose, ubyumve neza ko nta mashini waburira iwacu, kubera ko twabaye ubukombe mu kugira imashini nziza kandi zifite ingufu ziremereye cyane, zimwe z'ama gaming kugeza ku mashini ntoya z'abanyeshuri ndetse n'izindi zoroheje zo gukoresha mu mirimo igiye itandukanye.
Ntabwo ariho honyine muri uru Rwanda hari ama desktop, ariko niho honyine uzasanga y'ubwoko bwose ndetse ku giciro gitoya. Ubyumve neza ko dufite na za monitor zimwe nziza z'ama curved angle zigezweho, ndetse n'ama accessoires z'ibyo byose nk'ama keyboard, za suri nziza zigezweho, za printer, headphones za gisirimu n'ibindi byinshi. Wowe gusa dusanga aho dukorera ni mu mujyi wa Kigali downtown, mu nyubako ya Town Center Building TCB, munsi yo kwa Makuza. Ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Ku tariki 21 z'ukwezi kwa 11 k'umwaka wa 2024, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC International Criminal Court rwashyize hanze inyandiko zifunga Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel, kubera ibyaha bye ashinjwa n'uru rukiko. Ndetse ibi byaha byose ashinjwa ni iby'intambara. Uyu mugabo icyaha cya mbere ashinjwa ni ugukoresha inzara nk'intwaro y'intambara. Uru rukiko ruhamya ko Benjamin Netanyahu yitambitse byose byatumaga abaturage b'abasivile muri Gaza babaho. Igisirikare cya Israel cyaragiye gicucuma byo kurimbura muri Gaza. Aka gace kose baragenda barakazenguruka, batangira ibiryo n'amazi byose byerekezaga muri Gaza, batangira imiti yose yerekezwaga muri uyu mujyi, batangira petroli n'ibindi byinshi byose byateye ikibazo cy'inzara mu buryo buremereye cyane. Hamwe abaturage b'Abanyapalestine batangiye kwicwa n'inzara, abaturage ku mihanda bagapfa kubera ko bamaze igihe kinini ntacyo bashyira mu nda, inzara n'inyota bikabahitana burundu. Ubyumve neza ko mu kwezi kwa gatatu kw'ibihumbi 2024 muri Gaza honyine habazwa abaturage barenga 2,200,200 badafite ibyo kurya, batanafite naho babiteganya. Muri abo 2,200,200 harimo 876 by'abantu bo bari ku kigero gikabije cy'inzara n'inyota, naho abarenga 600 basaga nk'abari gupfa mu buryo bwuzuye, kuko bisibye no kutagira aho gukura ibyo kurya, nta nubwo bari baherutse kurya cyangwa kunywa amazi. Bari aho baryamye bategereje ko inzara ibanangura, cyangwa wenda hakiberaho igitangaza cy'Imana ntawamenya. Muri raporo z'umuryango w'abibumbye z'ibihumbi 2024 hagaragaramo ko byibura abarenga 1/2 cy'Abanyapalestine bafite ikibazo cy'inzara kandi mwiteye ubwoba. Byose kandi no kubera igisirikare cya Israel cyabakupiye amazi n'umuriro. Icya mbere, aba baturage babanje kwicishwa inyota, imihogo iragenda iruma byo gukakara, kubera ko buriya systeme zikwirakwiza amazi mu baturage zikoresha ubwoko runaka bwa petroli nka essence kugira ngo ubashe gukora. Iyo nta petroli iri mu gihugu n'amazi arabura, umuriro w'amashanyarazi ukavaho, no mu mavuriro imashini zikazima, ndetse n'ibindi byinshi bigahagarara ku kigero cy'uko abaturage batangira gupfa. Benjamin Netanyahu ntabwo ibyo akora muri Gaza bigaragara nk'intambara gusa, ahubwo ni nka genocide mu buryo bwuzuye. Ibitero bye hafi ya byose abigaba ku nyubako z'abaturage. Ubyumve neza ko Gaza yose yagiye ayicucumamo imvura y'ibisasu biremereye ku kigero cy'uko igihugu cyose cyagiye kiba amatongo, hamwe n'inzu y'igorofa atarasheho misile zaka byo kugurumana. Yamenye neza ko abaturage b'Abanyapalestine bagomba kubaho nk'abantu ba mbere bababaye ku isi yose kurenza abandi. Yabambuye ibyo kurya no kunywa n'ingo zabo, arazituritsa bimwe biremereye, ndetse ku bitaro aho abaturage bivuriza naho niyo harebera izuba. Hari icyitwa civilian sphere. Gitekereze muri ubu buryo bworoshye. Iyo umuyobozi runaka utegeka igihugu ariko ari umusivile cyangwa se akaba ahagarariye inzego runaka, maze igisirikare cy'icyo gihugu ahagarariye kigakora ibyaha by'intambara ku rugamba, icyo gihe hagendewe ku mategeko mpuzamahanga agenga ikiremwa muntu ndetse n'amategeko mpuzamahanga mpanabyaha, bibarwa ko uwo muyobozi aba ari umunyabyaha ukomeye cyane, kubera ko aba atashyize ingufu mu guhagarika ibyo byaha biri gukorwa n'igisirikare cy'igihugu ahagarariye, ndetse akanashinjwa kudatanga ibihano runaka kuri abo basirikare. Icyo gihe rero bifatwa nk'icyaha gikomeye cy'intambara kuri uwo muyobozi, kubera ko aba bifitiye ububasha bwo kubihagarika ndetse no guhana ababigizemo uruhare, yarangiza ntagire icyo akora. Ku rukiko mpuzamahanga ibyaha byose by'abo basirikare bahita babimwandikaho. Benjamin Netanyahu ashinjwa ubwicanyi ndengakamere, ashinjwa gutoteza abaturage b'Abanyapalestine ndetse no guhonyora uburenganzira bw'abaturage, kubera ko umuturage afite uburenganzira bwo kubaho ndetse no kwivuza, kandi ibyo byose nta na kimwe abemerera. Arabica n'abasigaye bakazicwa n'ibikomere kubera ko babuze uburyo bwo kwivuza. Muri raporo z'umuryango w'abibumbye mu gashami kita ku gutabarana uturuka ku ngaruka z'ibiza ndetse n'amakimbirane, OCHA, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, aba bagaragaza ko mu mpera z'umwaka wa 2024 abarenga 1/2 cy'Abanyapalestine bahatirijwe kwimuka kubera umuriro w'ibiturika biremereye cyane by'igisirikare cya Israel. Ibyo rero byose iyo bigendeweho, Benjamin Netanyahu nibyo byatumye ashyirirwaho impapuro zimuhiga ngo afungwe. Gusa si Benjamin Netanyahu wenyine w'umutegetsi uhigwa bukware n'urukiko mpuzamahanga ngo azafatwe afungwe aryozwa ibyaha bye by'intambara.
kubera ko ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu 2023 uru rukiko rwashyize hanze inyandiko ya arrest warrant kuri Perezida Vladimir Putin utegeka Uburusiya ngo azafatwe, afungwe, ahanwe bikomeye ku bw'ibyaha ashinjwa. Gusa bitandukanye na Netanyahu ushinjwa ubwicanyi n'ibindi byaha by'intambara, Perezida Putin nawe ashinjwa ibyaha by'intambara, ariko ibyaha bibiri byonyine ashinjwa ni unlawful deportation of children n'icyitwa unlawful transfer of children. Ubundi deportation Putin ashinjwa gukorera abana bato mu mvugo yoroshye ni ugufata abana bato b'abanya-Ukraine akabakura mu bice biri kuberamo intambara cyangwa se mu bice by'igihugu cya Ukraine ariko byigaruriwe n'ingabo z'Uburusiya, maze abo bana bakambutswa umupaka w'igihugu bakinjizwa mu Burusiya. Ni mu gihe icyaha cya kabiri ashinjwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ni icyitwa transfer. Transfer byo bisobanura gufata umwana muto w'umunya-Ukraine, uwo mwana agakurwa ahantu runaka mu gihugu cya Ukraine ariko mu gace kigaruriwe n'ingabo z'Uburusiya, uwo mwana akajyanwa mu kandi gace runaka k'igihugu cya Ukraine n'ubundi ariko kakaba kagenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Kandi ibyo byose nibiba byemewe kuko aba bana baba barinzwe n'amategeko mpuzamahanga mu gihe nk'iki cy'intambara. Ni ukuvuga ngo kuva tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri 2022 igihe Uburusiya bwatangizaga intambara nini cyane ku gihugu cya Ukraine mu bice byagiye biberamo imirwano, abana bato bagiye bafatwa barahungishwa bikozwe n'ingabo z'Uburusiya. Abo bana bamwe bagiye bahungishirizwa muri Ukraine ariko mu matwara agenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya, abandi bahungishirizwa mu Burusiya, abandi noneho bo bajyanwe mu Burusiya nyirizina. Abo bana bagiye batandukanywa n'imiryango yabo barahungishwa. Gusa hari abagiye bahungishwa nyuma bakaza kugaruka muri Ukraine. Ubyumve neza ko ejo bundi tariki ya 9 z'ukwezi kwa 8 2023 Ukraine ibinyujije kuri website yabo bise Children of War bagaragaje ko Uburusiya bwatwaye abana b'abanya-Ukraine barenga 20,610 ariko ngo hagarutsemo abana 2,436. Gusa hari ibitangazamakuru byo mu Burusiya byo byagiye byandika inkuru nk'izi ariko byo bikavuga ko Uburusiya ahubwo bwatwaye abana barenga 740. Bivuze ngo biriya 20,000 by'abana nabo leta ya Ukraine yabashije gukurikirana ikabamenya, ariko ubundi abana batwawe bo ni benshi cyane kandi barwa kakarenga 90% kwabo batajya bagaruka. Aba bana bagiye bajyanwa mu Burusiya mu buryo bufatwa nko guhungishwa, bagiye bahabwa imiryango mishya y'Abarusiya, bajyanwa mu mashuri y'Abarusiya, bahabwa ibaranga byo mu Burusiya, banahabwa ubwene gihugu bw'Uburusiya, bigishwa ikirusiya, bahabwa n'ibindi byinshi byo gutuma kuzagaruka muri Ukraine bigorana. Leta y'Uburusiya ivuga ko ibyo ari uguhungisha abana ngo bavanwe mu masasu n'ibiturika biremereye by'intambara. Naho leta ya Ukraine ikavuga ko ibyo bikorwa ari nko gushimuta abana mu buryo bwuzuye. Ariyo mpamvu Perezida Putin yashyiriweho izi mpapuro zemerera abashinzwe umutekano kuba bamufata agafungwa aryozwa ibyaha bye. Ese koko aba bagabo bombi Benjamin Netanyahu na Vladimir Putin bazafatwa bafungwe koko bibeho? Niba ari ubwa mbere wari wisanze kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.